ubwo rero twamenyaga ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ageze aha twashatse kwimenya agiye kuganira n'abaturage se biragenda bite, ariko ntabwo yagiye kuganira n'abaturage ahubwo yerekeje aho ejo twababwiraga hari tente cyangwa ihema abayobozi bahuriyemo. Twagerageje gushaka kuhagera, inzego z'umutekano zirimo polisi n'abandi bantu batandukanye bari aho ntitwemerewe kwerekeza muri iki gice. Bihishe hano hantu nimba ari ruswa bariye y'amafaranga, nimba ari ibintu by'ubutekamutwe birimo, leta ikure abantu mu rujijo. Kwimura abantu bakajya kubatuza ahantu heza mu maetaje ni byiza, ni iterambere rya buri muturage, ariko ntabwo ufata umuturage ufite inzu ya miliyoni 200, 100 ngo ugiye kumwimura, ngo ugiye kumuha icyumba na saro. Ibyo ni ibiki? Ako ni akarengane karenze cyane. Bamaze kubyakira, batangiye no kubikora. Wavuga uti bwa bushake ejo umuyobozi w'akarere ka Gasabo madamu umwara Pauline yatubwiraga ngira ngo ubushake bwabonetse, abantu urabona ko bakomeje kugenda, cyangwa se niba atari ubushake bwabonetse babuze icyo bakora baragenda, ariko abantu bagiye. Igituma rero mubona duhagaze aha hirengeye, ntabwo twemerewe kwinjira muri iki gice uyu munsi nk'uko ejo twagize amahirwe yo kuhinjira. Inzego z'umutekano zatubujije, ariko twanze kugenda tutababwiye ishusho yaramukiye. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze bakunzi b'ibiganiro byacu. Ni Jean Paul Turayishimiye. Kuri uyu mugoroba ni tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2022. Ni ikiganiro kiri buze kugaruka ku nshamake ziriho zibera mu by'ibibera nako mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko ndetse no mu karere. Mbere yuko njya mw'idorero ryabyo, ndabanza kubabwira inshamake z'ibyo turi buze kuganira. Ndavuga by'umwihariko kuri urubanza rwa Bwana Edouard Bamporiki. Uru rubanza niba ari n'urubanza y'Ikinamico, rikaba ariko mbyita, irigiye kubera muri ya Kangaroo Court, aho uyu ministre umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru rw'igihugu cy'u Rwanda akaba aregwa kwakira indonke. Bamporiki uyu munsi byari biteganyijwe ko aza mu rukiko akaburana, ariko ngo umunyamategeko we yari yagiye ahantu habera ngo amatora, bituma adashobora kwitabira urukiko. Reka mbabwire ko iri kinamico rikomeje n'uyu munsi. Ntabwo ari ukuvuga ngo impamvu umwavoka watabonetse ari uko bagiye muri biriya bintu by'amatora, kuko n'uwaschedulinze urubanza niba ari ibibazo by'amatora y'abavoka, ntabwo yari kwemera gufata case cyangwa se ngo yemere ko uwo munsi azaza mu rubanza, kandi bazi ko hari izindi activity ibintu by'amatora nk'ariya. Bamporiki n'ejo bundi nibwo batangiye kumuzana imbere y'urukiko. Amatora nk'ariya aba yateganyijwe hashize yenda n'umwaka, cyangwa se reka mvuge yenda amezi make, yaba ari amezi 3. Ese rero nubwo yaba ari n'ukwezi, Bamporiki ejo muri sibwo bamaze kudetermina ko bazamuzana mu rukiko. Kuvuga rero ngo impamvu atagiye mu rukiko ni ukubera ko nako mpamvu umwavoka ataje nuko yagiye mu matora. Wakwibaza uwaschedulinze urwo rubanza, wakwibaza impamvu atarusubitse undi munsi bagategereza uyu munsi bagomba kurwumva. Wakwibaza impamvu umwavoka ashobora gusuzugura urukiko ntabe held in contempt of the court. Ubundi biriya ntibibaho. Niba mwarabaye notified cyangwa se mwarabonye notice y'urukiko ku rubanza rwanyu ruri scheduled ku gihe runaka, ntabwo wowe umwavoka wavuga uti nagiye gutora niyo mpamvu nahari, umukiriya wakagenda atabanje we ataresobanuye ngo avuge ko yenda atazaboneka barusubike. Yes, c'est possible que umuntu ashobora kugira ibintu byihutirwa, ariko kuvuga ngo nta matora yabaye, tuvuge yari afite gahunda hanyuma umugore akajya mu kundada akajya kubisa, ibyo icyo gihe ntabwo wakwe expectinga ko umuroya wawe ari buze mu rukiko. Ibyo ngibyo byabyumvikana.
ariko kuvuga ngo amatora yo y'abadepite cyangwa se mu bavoka ibintu biba byabaye scheduled yenda umwaka mbere cyangwa se ari ibyabaye scheduled nubwo yaba ari amezi imbere, umwavoka agafata icyemezo cyo kuvuga ngo sindi bujyeyo kubera aya matora, ugenda usaba undi munsi. Biriya bintu ntabwo bibaho. Ni ya kinamico igikomeje, kuko biriya biramutse bikozwe ku wundi muntu, kundi mwavoka bamufunga kuba keretse atarabimenyeshejwe cyangwa atarabizi, ariko kubera ko umukiriya we yarahari biragaragara ko yari yarabimenyeshejwe. Procedure z'i Rwanda sinshobora kuzitindaho kuko nzi ko ibintu byose iriya ni mafia, ni leta ya mafia n'abandi bayirimo, haba abajije, haba abasirikari, haba abaza njyanama, uturere, abo ni abantu bose bariho kugira ngo balegitimize ubutegetsi bwa mafia. Ndabisubiramo kandi mbifitiye ibimenyetso nshobora kubereka, yewe ngahera kuva FPR yajyaho kugeza uyu munsi. Ariko muri ikiganiro sicyo cyatuzinduye cyangwa sicyo cyanzinduye. Bamporiki, ibyo drama yabaye ntabwo ari ukubera ko muyavuka ataje yonyine. Drama yabaye nuko abanyamakuru basanzwe bajya hariya kuri ya rukiko, baza aho abaregwa banyura. Bamporiki ntabwo yagaragaye, ahubwo bababwiye bati urubanza rwatangiye. Bamporiki se yanyuze hehe? Yaraye se mu rukiko? No, azanwa n'abategetsi, azanwa n'abo bacamanza, azanwa n'abashinjacyaha. Ntabwo ari uregwa kimwe n'abandi bose. Kubera ko ibyo aregwa bidakomeye? No, birakomeye cyane. Indonke zirimo miliyoni magana, igice cya miliyari. Ni gute ushobora kumbwira ko ibyo byaha kandi biri mu rukiko rukuru? Bigaragaza ko impamvu bamushyira mu rukiko rukuru nuko ibyaha aregwa ari ibyaha bikomeye, bishobora kumuha igifungo kisumbuyeho gatoya. Niyo mpamvu ajya kuburanishwa n'urukiko rukuru. Ibihano biba biteganyijwe aba ari binini, kandi bagomba kubyitaho ibyo bakora, kubera bazi neza ko umuntu ashobora kwamburwa uburenganzira bwe mu gihe kinini. Bamporiki ngiye gusubira muri drama zabo, bwakwira bugacya. Bameze we na Kagame bameze nk'abantu baba bakina agakino ntashobora gusobanukirwa. Ni nk'abantu barimo bafite ibyo barimo cyangwa baziranyeho twebwe tutazi, ariko bikagaragarira mu myitwarire ya Bamporiki muri respect cyangwa mu cyubahiro aha ibintu byose, haba inkiko, haba se n'inzego z'igihugu. Kubona bamuhagarikana ko mu rukiko agakomeza agatwitinga, wowe ibyo bintu mushobora kubona hari undi muntu wabikora? Ubwo ndiho ndavuga incamake y'izi drama biya bintu bya Kagame na Bamporiki. Bameze nk'abantu mbese bareshya. Bombi ni nk'abantu bari ku rwego rumwe, nka kuvuga ati ntacyo yakora atamfite se n'ibindi. Kuko urabona ko bira ntabwo wabyita ko ari uguteta. Bamporiki aratwitinga mu gihe aregwa icyaha cya ruswa zitagira uko zingana. Abandi barimo Karasira bavuga ko ngo bafite amafaranga ngo agera kuri miliyoni 30 batazi aho yaturutse, kandi ashobora kwereka ahava. Abo ngabo bo barafungwa, ntibemerewe no kubona izuba mu gihe baburana. Ntabwo ari ibyo gusa, drama z'uriya rubanza ntabwo ari aho ngaho rushingiye gusa. Ikindi ni uburyo banze kumufunga. Ibyo gutwitinga n'amakomantere ibyo mbivuyeho. Noneho bakaza kugira noneho bati urubanza rwe rugiye gutangira. Urubanza rwe rugiye gutangira kubera yenda abantu bavuze bati se amategeko areba abantu bose cyangwa hari bamwe amategeko atareba. Ahari bagira gasoni baravuga bati katumushyikiriza imbere y'ubutabera. Uyu munsi iriya filme bakinnye hariya mu rukiko nigaragaza exact mu bya biri tumaze iminsi tuvuga ko Bamporiki we ibyo barimo arabizi, azi ko hari abahanwa n'inkiko
n'abantu b'abanzi bariya bitwa ko ari abanzi b'igihugu. We ibyo ntibimureba, ntabwo nubwo yakwica amategeko magana angahe, ariko se ubundi niwe wa mbere. Ejo bundi Evode Uwizeyimana yakubise umudamu, aramukubita ndetse bavuga ko yari atwite. Kagame ajya hariya avuga ijambo mu nama, niba ari ya yindi yo bahuriramo by'abayobozi, avuga ukuntu abantu bigize akaraha kajya he, abaminisitiri bigira ibintu. Ejo bundi amugororera kuba umusenateri. Ibintu wowe ukavuga uti biriya bikozwe na rubanda rugufi, we nta nubwo, niba abandi bavuga bati icyemezo cyo kuburana ifungwa n'ifungurwa mu minsi 30, inzitizi yagaragaje tugiye kuziga iminsi 30, akamaramo imyaka 2, 3, 4, cyangwa se akaburiramo. Bamporiki yageze mu rukiko, bavuga ko yaje anyura ahantu abacamanza banyura, ntabwo yigeze ngo ni ahantu abuhaca wenyine n'umucamanza. Ntabwo ubundi ibyo byishoboka. Ntabwo uramutse unavuze uti yenda hari n'umutekano we, no, icyo gihe bazana abapolisi bakamuproteja akanyura abandi banyura. Iki ni ikigaragaza ko we ntafatwa nk'umukrimineri. Ibi ni ikinamico, ni ukugira ngo bavuge bati yarakurikiranwe birangije ararekurwa. Uyu munsi ageze mu rukiko, si ibyo gusa byo kunyuraho abacamanza banyura, anyuze ahantu hari access nyine zishoboka gusa ku bantu bakora b'abakozi, ibintu bitagomba bitabaho. Nubwo waba utari n'umukrimineri, n'abandi bakozi ba leta, nubwo ari ministre w'urundi rwego yende wa justice, byo byakumvikana. Ariko abandi bantu ntabwo bavuga ngo bagiye guca noneho ngo aho abacamanza banyura. Erega nubwo na ministre bandi, kuko hagomba kubaho ikintu cya separation ya pouvoir. Bo ni inkiko zitandukanye na ministere zindi, nubwo ari na ministre. Ni nayo mpamvu independence ya justice y'ubutabera yari kwiriye kubaho, ikanasobanukirwa abantu bakayimenya. Kuko biramutse ari ibyo by'Abamporiki, aramutse ari akoreshwa n'ubu, donc bira bintu byo kwangwa ni ministre, niho kwangwa mbese twese turagakundi kamwe, turi bamwe. Ntabwo rero icyo gihe wavuga ko inzego z'ubutabera zizigenga, kuko ntizakwigenga mu gihe wumva ko harimo icyo kintu cy'ikimenyane, ariko no gukundirana no kuvanga amasaka n'amasakaramentu. Executive ariyo y'Abamporiki yakoreragamo itandukanye cyane niyo na judiciary ariyo abo bacamanza bakoreramo. Ariko urumva ko nyine bo bazi ko barahuriye mu ngando zimwe, yaranabigishije ho buriya Bamporiki n'ubigisha bamwe muri bo. Igihe abaye umukrimineri ariko ibyo biba birangiye. Hariya rero ari nk'ahandi wabona ko harimo conflict of interest, ko urubanza rutazigera rubaho rutabogamye. Ari bya bindi mujya mumva bavuga ngo umucamanza ngo yihannye n'ubwo kwihana, cyangwa bihannye umucamanza. Ikindi rero aricyo nsorejeho cyanyuma mbere yo kungaruka kuri Kangondo, Bamporiki ari public avuga ko icyaha acyemera. Yarabivuze, avuga ko icyaha yagikoze acyemera, nta n'impamvu yo kujya kurushya ubutabera. Impamvu bashobora gusibika urubanza, kandi mu Rwanda ntabwo ari kimwe no muri Amerika. Muri Amerika uburana ashobora kutavuga kicecekera, ariko mu Rwanda nabonye undi ngo ni umwunganizi gusa, undi akivugira ibyo avuga byose nubwo yakwishyira mu ngorane. Ahangaha impamvu batuma umukiriya atavuga kenshi baba ari ukugira bamuproteje ataza kuvuga ibintu biri self incriminatory, bya bindi bita ko arimo avuga ibintu bishobora kumurega icyaha, kumushinja icyaha. Ibyo rero ntibabishaka. Niyo mpamvu bavuga bati aravuga ari uko yamaze kubiganira n'umuloya we, yamaze kumenya icyo
agomba kuvuga icyamuteza ibibazo, ariko niyo advice yayibonye yamenyeshejwe yuko ashobora no kutavuga bibaye ngombwa. Mu Rwanda ntabwo ari uko nguko, bo baravuga, amategeko yabo arabemera ko biganirira bakavuga, noneho n'umuloya yashaka kuvuga nawe akavuga. So ni ukuvuga ngo nta mpamvu yari gutuma basubika urubanza rw'uyu munsi, bari kurutangira bakazanafatiraho bagejeje igihe umuloya azabonekera. Kubera ihe mpamvu, kuko hariya bashobora kuvuga, aba client baravuga, akavuga ati turatangira, adahari naza tuzakomeza. Icya kabiri, Bamporiki yiyemereye icyaha, yaravuze ati icyaha ndacyemera. Umwunganizi ni wiki, mwambwira niba Bamporiki yaba yarahinduye no akavuga ati cyase nkikemera nkuko nabikoze mbere, noneho bakariyo mpamvu yifuza umwunganizi, nabyo kandi bazabimaza bati se ko wabyemeye ku mugaragaro, wari wanyoye ibinini, wari urwaye ibiki biyobyabwenge, se wari wariye kuki wabyemeye none ubuka wabihakanye. Ariko ibyo kwa Kagame uretse kubyeexposa no kubishyira ahagaragara ntabwo ari ibyo wajya gushakamo logique, ariko ni kubyeexposa aho tuzakomeza kubyeexposa. Kangondo, ibihabera ntabwo dushobora no kubisobanura, ndabizi ko twabitinzeho inshuro nyinshi, ariko ntawuzi ikiriho kibera muri kariya gace. Nk'uko muri buze kwiyumvira, uyu munyamakuru Scovia yavuze ko ejo bagize amahirwe yo kumenya ibiriho bibera hariya hantu. Ubu n'ayo mahirwe ntibayafite. Bya bindi duhora tuvuga bya transparency, cyangwa se iyo uzi nyine kuri gukora amanyanga, ukora ikibi, niba uvuga uti ibyo muri mukorera hariya biciye mu mucyo, bijyanye na gahunda za leta, ubundi radiyo na televiziyo y'u Rwanda byagombye kuba arizo bya mbere bigera hariya. Mwabonye ko radiyo na televiziyo y'u Rwanda bifite hariya byirimitinze kujya gukora coverage y'iriya nkuru, kubera ko badashaka kwerekana ibibazo biri hariya, cyangwa se bakavuga ati nitubivuga tugomba kubivuga uko biri, aho kugira ngo tubivuge uko biri, ahubwo reka tubyirengagize, uretse gusa kuvuga ngo bazimura abantu kubera ibikorwa by'amajyambere. Abagiye kuhakorera bigenga, bakora itangazamakuru ryigenga, ryitwa ko ryigenga, mu mbogamizi zisanzwe zihari, ariko muri kaka window baba barekeye, kuko urabona ko na Scovia ugerageza akavuga ibintu, ariko nawe aragera hari akavuga ati uyu munsi nta mahirwe twagize, ushize twagize amahirwe. Kubera iki? Ntabwo ubundi byagombye kuba amahirwe, byagombye kuba mu nshingano z'igihugu, za guverinoma, ndetse no mu bushake cyangwa se muri intérêt z'itangazamakuru. Niba umunyamakuru avuga ati hariya hari inkuru, niwe ugomba kudetermina ko ahajya cyangwa se atahajya, niba ari bikorwa cyane cyane public, ntabwo ari privé. Ibyo ni ibindi, by the way, ari ibintu bya privé ni ibindi. Ariko niba ari ibintu public, ibikorwa public, leta ifite mu ruhare, ntabwo umunyamakuru akwiriye gukumirwa, akwiriye kubaza ibibazo. Abanyamakuru cyangwa abategetsi bagomba gukora press conferences, ariko biriya byose urabona ko harimo ubwiru. Iyo rero iyo communication na transparency ibuze, cyangwa se ubu gukora ibintu mu mucyo, ibyo barimo guhisha biba bigaragara. Kubona rero umunyamakuru ashobora kuvuga ati ejo twagiriwe ubuntu, urumva deja igihugu aho gihagaze. Na wa munyamakuru uvuga uti ndabaza ibibazo bikomeye, ndagerageza gutunga agatoki ibitagenda, ariko kuba agitekereza ati ejo twagize amahirwe, uyu munsi ho ntibyadukundiye, ariko ukabumva ko bivuga mu buryo nyine butarimo na protests. Ntabwo ari ukuvuga ngo aravuga mbese avuga ati ibi ntibyemewe, ntibishoboka, ntabwo ari uburenganzira bw'itangazamakuru burahonyorwa. Oya, ntabwo abivuga ko bafite aho bagarukira. Ntabwo mbarenganya, nta nubwo ari bo ndiho nkondana, ariko ndashaka kuvuga ko leta nyine nayo reba ukuntu yiyumva, mbese ikavuga ati twebwe dushobora kumira abanyamakuru, twabwiye ati uyu munsi ntabwo muri bukore, uyu munsi ntabwo muri bugere hariya. Mu bikorwa public bya leta
ntabwo bishoboka, ntabwo byari bikwiriye. Niba ari ibikorwa public, niba ari ibikorwa rusange nk'uko bavuga nabo ngo ni ibikorwa rusange by'amajyambere, ni ibikorwa bya leta runaka, abapolisi barahari, abasirikare barahari, minisitiri wa minente yahageze, nta mpamvu yakumira umunyamakuru ntibaho n'imwe, uretse gusa handi igihugu kirenze ubutegetsi buri hejuru y'amategeko bwa Kagame na FPR. Ntabwo ndi butinde muri ibi, reka mwumve umunyamakuru abyivugira avuga ukuntu hariya noneho badashobora kuhagera, n'ubwishongozi bw'iyi leta, mbese akaga bari abaturage ba Kangondo bari mu gucamo. Narabivuze ejo bundi, nongere mbisubiremo, ubu kuvuga ngo nta jisho na rimwe rihari, amashanyarazi bayakase, amazi bayakase, batangiye gusenya biragaragara, bashobora no gushyingura, guhamba abantu muri biriya bimodoka. Kagame yarabyivugiye ijambo, cyakora ubifite ushobora kunyumva uyu munsi akabona ashobora kuvuga hari ahantu Kagame yavuze ngo Tinga-Tinga, ngo ahandi babaterura na Tinga-Tinga. Uyu munsi nazibonye, bashobora gushyingura abantu muri Kangondo, bariya bavuga ko banze kugenda. Niki gituma inzego z'umutekano zishinzwe guhungabanya umutekano w'igihugu w'abaturage zivuga ngo umunyamakuru ntiyemere kuhagera, bakahakumira burundu ati no ntawinjira? Ni ishyano n'amahano arimo kubera hari hantu. Niba atari byo rero, murekura abanyamakuru bagire access y'aho hantu, sino bagiye kubashyingura, bagende bataburura abantu babashyira muri izo Tinga-Tinga. Ni gute batangira gusenya iyo urgence yo guhita basenya abantu bataravamo? Ni ukuvuga ngo barabaterura n'izo Tinga-Tinga nk'uko yabivuze. Kamwumve gato uko uyu munyamakuru yabivuze. Ngibyo rero, tekereza kubona abantu, umuntu uri ufite ibibanza, ufite imitungo yigera ku gaciro ka mafaranga itagira uko angana hariya, bakavuga ati leta yacu y'imbyeyi, kubera ko nta kindi, ni ukuvuga ngo ni muwe zanyu, nta kindi, twebwe turi mu maboko yanyu, niba ari ugupfa nta kundi, ni mwebwe biri mu bubasha bwanyu. Ibihakorerwa ntawuzi ibyo ari byo. Abantu bose bavuga, urabona ko Kagame baragenda bamushildinga cyangwa se bamuhishira inyuma y'ibyo byose, bakavuga ati rwose niwe twasaba, niwe watuvugira, bagira niwe ubarenganya. Bavugira iki? Muhere kuri biriya bintu mwabonye kuri Bamporiki. Bamporiki yemeye icyaha cyo kurya indonke miliyoni 100, igice cya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda, akabyemera, yarangiza akafungirwe mu rugo, akagirirwa kuri Twitter. Ariko Christophe Kayumba, coincidence, uyu munsi yagombaga kuburana, bavuze ko batazongera no kumugarura mu rukiko, ngo urubanza rwe rugomba kujya rubera ngo muri gereza, kuri internet, kuri za Skype. Uriya wari indonke, wowe agomba ngo akajya anyura hariya muri protokole y'aho abacamanza basanzwe banyura. Ibintu bundi bitari byarigeze bivugwa mu myitwarire y'izi nkiko, nubwo tuzizi ko ziri corrupt, ariko still ntabwo mwigeze mwumva umuntu uza kuregwa bamuproteja, atari na protection y'abapolisi kwenda kubera impamvu z'umutekano, ahubwo kugira ngo hatagira n'umuciryera akazanyuze muri inyuma, hamwe azanye mu mamodoka imwe n'abacamanza. Ndeka nsoreze kuri iyi nkuru yo muri Congo. Nababwiye ko muri Congo ingabo za East African Community zamaze gusetinga ibyumba cyangwa se ya office ya operation, cyangwa se bazajya bakorera imirimo imwe yo ya coordination muri Igoma. Iyo rero ni development yindi bigaragaza ko deployment ya ziriya ngabo iri hafi cyane. Ibyo bikaba ariko mu gihe abaturage bo muri Bunagana bari na hafi yaho bavuze yuko ngo
barimo bitegura intambara, bategura no guhunga kubera ko ngo biravugwa ko FARDC ishobora kuba igiye kuhatera. Ibyo kandi bikanavugwa mu gihe bavuga ko Bunagana byagaragaye ko abantu barimo bakoresha amafaranga y'u Rwanda mu bintu byo guhaha cyangwa se gukoresha ibintu bya trade cyangwa exchange hariya mu mujyi wa Bunagana. Nongere mbashimira abo twabanye mwese aho muri hose, mugire ibihe byiza na weekend nziza. Muri kumwe nanjye Turashimye Jean Paul.